ibintu byose mwabiherezaga byose byari bigamije kugira ngo tumenye tugire ubumenyi dutaha. Nta kawaka baduhaye kabashije kumfungura mu mutwe neza, mbona uburyo nabasha kubaza ibibazo. Tumaze kureba ko ufite theme ushobora gukuraho topic nyinshi, byaranejeje cyane kuko namenye uburyo ki wateguramo inkuru. Nta muntu yigeze ari kubana n'undi nabi nawe yamugiraho ikibazo. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 30 Nyakanga, urubyiruko rusaga 27 bitabiriye amahugurwa y'icyiciro cya kabiri ku itangazamakuru ryimakaza umuco w'amahoro. Iyi ni gahunda y'amahugurwa y'itangazamakuru rikumira amakimbirane, umuryango utegamiye kuri leta Ejo Youth Echo igenda itanga mu nkambi zitandukanye mu Rwanda. Kuri iyi nshuro, gahunda y'amahugurwa ikomereje ku rubyiruko rwo mu nkambi ya Mugombwa mu gihe cy'iminsi 5. Nk'ukuntu nyine impunzi zo mu nka impunzi amazi hari igihe aba yagiye, sasa noneho bakajya kuvoma hanze y'inkambi, bagera hanze y'inkambi kubera abo hanze y'inkambi batemerewe kwinjira mu nkambi bo baza kuvoma. Sasa noneho bagera hanze bigatuma ko batungana, kabigiye banarwanye kubera ya makimbirane mbese bo bakaja kubononera ariko batemerewe kubononera. Umugambi w'aya mahugurwa ni ukwimakaza umuco w'amahoro no guhuza imyumvire hagati y'impunzi zituye mu nkambi ya Mugombwa n'abanyarwanda baturiye iyo nkambi. Nubwo urubyiruko ari 27, muri bo harimo 13 b'impunzi zavuye muri Kongo zituye mu nkambi ya Mugombwa, hakabamo kandi n'abanyarwanda 12 harimo n'abaturiye inkambi nyirizina ndetse n'abatuye mu karere ka Huye n'abaturutse mu gihugu cy'u Burundi ariko batuye mu majyepfo y'u Rwanda. Bose bahurijwe hamwe mu kwigishwa ibice bigize itangazamakuru ndetse n'uburyo butandukanye bwo gukora inkuru, dore ko bitegura gutangira kujya bandika inkuru mu kanyamakuru kavuga ku mibereho yabo ku mpande zombi. Kubona bitera amahugurwa birashimishije kuko hari byinshi nabashije kumenya ntarindi, nabashije kumenya na bagenzi banjye, muri make mbasha no kumenya kubana n'abandi muri sosiyete muri ahantu hamwe, mbasha no kwiga ku bijyanye n'itangazamakuru. Kureka abahugurwa bakitekerezaho bo ubwabo bishingiye ku mibanire yabo ku mpande zombi, nibyo byari urufunguzo rwo kubafasha gusobanukirwa imbogamizi bahura nazo. Uru rubyiruko rwigishijwe uburyo imyandikire ari ingenzi cyane mu kazi no kurema udushya hifashishijwe ibindi bitangazamakuru byanditse, ku buryo basobanukiye uburyo bashobora kwandika no gusesengura ibyo basoma mu bindi bitangazamakuru. Ikintu nyamukuru nigiyemo n'ubungubu mfite, nigiyemo uburyo wakora inkuru ugendeye kuri theme baguha, ugashakamo topic, ugashakamo problem, ugashakamo angle y'iyo nkuru yawe uri gukora, ugashakamo objective, then ukabonamo personal resources, ukabonamo na format uhereza iyo nkuru yawe. Uburyo twahuguyemo nyine ibintu bitandukanye kandi bifite akamaro. Nyine twabonye ibintu bitandukanye, twabonye ukungene wiga gukora inkuru, tubona n'ukungene ukora inkuru ukurikije ama-interview, nyine ama-interview atandukanye. Twiga ibintu byinshi, batwigisha byinshi. Ikintu byamariye ni uko nubwo ndiko ndiga amashuri atandukanye n'ibyo twahuguwemo, bizoshobora kumufasha muri kazoza kanje. Nkabyiga nanjewe ninamara kubimenya neza nkazobyigisha n'abandi. Nubwo aya mahugurwa ari icyiciro cya kabiri kuri aba bana, kimwe mu bibazo byagarutsweho cyane cyari ibyerekeye ubushobozi ku gukora inkuru zirebana n'amakimbirane, nubwo badafite ubumenyi buhagije ku buryo itangazamakuru rigira uruhare mu gukumira amakimbirane himakazwa umuco w'amahoro. Gusa nk'uko biteganyijwe, bazakomeza gukurikiranirirwa hafi mu kuyoborwa neza no kuba abanyamwuga b'ejo hazaza. Muri uku kuduhugura ntabwo baduhuguye ngo tugende twicare, nyine tuzagenda natwe nyine tuzajya tugenda
tuzaja dushaka nyine natwe uko tugenda dukora kuri ya makimbirane ari hagati y'impunzi no ku nkengero zayo. kuri ubu uri gutegura ukagera kuri problème, uramutse topic ufite itarimo ibintu by'ibibazo ari nk'ibintu byiza, problème wayikura. Ni kwa kundi umuntu aba yibaza ese ni ikihe kibazo nifuza kuvuga cyangwa se ni iki nifuza kuvuga. Ntabwo bikenewe ko byaba ikibazo ari nka portrait cyangwa amakuru runaka ushaka kuvuga ku muntu, biragusaba kugira ikibazo gusa, cyangwa ushobora no kuvuga kuri uyu muntu bitewe n'ikintu cyiza runaka yakoze mu mateka, tukaba turimo gusubiramo amateka mu gihe nk'iki. Muri aya mahugurwa ntihashoboraga kuba watandukanya uyu cyangwa uriya ushingiye ku bibaranga kuko bari bicaye uburyo buvanze. Umunyekongo yabaga yegeranye n'umunyarwanda ndetse n'umurundi hafi yabo mu bihande bitatu byari bigabanyije ishuri. Yewe kandi mu buryo bwo gutanga ibitekerezo, abahungu n'abakobwa bose bahawe ijambo ku buryo bungana no gusangira inshingano zabo mu buryo bungana mu gihe cy'iminsi 5 aya mahugurwa yamaze. Mu matsinda 3 amaze guhabwa amahugurwa harimo itsinda rya Kigeme, itsinda rya Mahama ndetse n'itsinda rya Mugombwa. Aba nibo babashije kugira ubumenyi bwisumbuye ku bw'abandi kuko ari bo ba mbere bahawe igice cya 2 kuri aya mahugurwa. Amahugurwa yacu muri make yagenze neza, kugenda neza nta kundi twagiye duhabwa n'inyigisho. Waba ufite ikibazo cyangwa se waba ufite igitekerezo cyangwa waba ufite icyo ushaka kongeraho ugatera ugahabwa ijambo. Twarakoranye dukora ama exercice, dukora mu matsinda. Ama exercice yadufashaga kumva neza no gufashanya ndetse no kuzamurana mu byo twagiye duhabwa. Ubu biteguye gutangira kwandika ku buryo hitezwe umusaruro mwiza kurushaho mu byo bazakora, gusa bikazanagenzurirwa hamwe ubwo bazaba bakomeza gukurikirana. Urabona nk'urugero mu rugo ndavuga mu rugo no ku ishuri. Urabona mu rugo nk'urugero urazi amakimbirane ashobora kugirana hagati yawe n'ababyeyi. Ku ishuri isanzwe ndi muri Media Club, rero bizadufasha mu gukora inkuru tukazitangaza kuri assemblement mu gitondo nyine kuri assemblement, kugira ngo n'abanyeshuri batari babizi babashe kuvanaho ubumenyi babujyane mu miryango yabo, ubundi amakimbirane agende agabanyuka. Kuba nta buryo buhagije bari bafite bwo gusoma no gusesengura ibyanditswe byari imbogamizi muri aya mahugurwa kuko aya mahugurwa yibandaga ku buryo bushya bw'imyandikire nuko byari kubafasha mu gihe cyo guhugurwa. Hifujwe ko mu mahugurwa y'ubutaha hazifashishwamo cyane ibinyamakuru by'ibindi bitangazamakuru mu gihugu kugira ngo babone itandukaniro ry'itangazamakuru rikumira amakimbirane n'uburyo bw'imyandikire butandukanye ndetse n'amagambo akoreshwa. Do no harm, uburyo bwo kutagira uwahutazwa mu buryo bw'amagambo cyangwa imigirire nabwo buri mu byagarutsweho muri aya mahugurwa kuko hari bamwe bitabiriye amahugurwa aherutse Nyakanga 2017 basimbujwe bagenzi babo bikozwe mu bwumvikane hagati y'aho batuye ndetse no mu mashuri bigamo.